ibya twakoraga mbere by'ingo byo gupfubuza ibyo tukabihagarika tukaba umuntu umwe nyine tukabireka twese nyine bwo nari ngiye kureba murundi wanjye rero ufite envelope harimo iki rero ibi ni ibiki ni ibiki nose ntago bizi ni icyo kunywa umwana ngo nagabe ni ibiki ko ndeba rye muntu bayeho neza mu Rwanda ni icyo kunywa bayita gribo irimo cazanye karita cyo nitubesha abantu nibirimo fungura kanje mbere yabonye ndagaza uno munsi ndararane inkweto mukunda nyine mukunda kugira ngo dukundane mwiharire ubu se umuntu yajya kugura ibintu umuntu akajya gufata intuze amafaranga kugura wenda ntago bihenze ibingibi ariko byo nyine no gufata umwanzuro wo kujya kubika. Hari kazi bakunzi bacu mwese mutwirikiye ni kuri Kiss TV bisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko mumeze neza aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje. Ndashimira by'umwihariko we wakoze subscribe kandika comment ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu inama n'ibitekerezo mugenda mutugira ndetse mugira n'abadukurikiye tuba twaganirije nukuri inama zanyu ningira akamaro. Uyu munsi ndi kumwe na Mutesi ngira ngo murabona akakeye cyane. Mutesi turakwakiriye. Murakoze cyane. Kukonje se kandi. Sha nago nkonje. Urashyushye. Mfite ibyishimo noneho. Ufite ibyishimo. Nyuma ya cyagihe ngira ngo mwabonye ikiganiro twagiranye na Mutesi ndetse na Murundi ntago byari byoroshye byabanje kugorana mu kuntu ariko uyu munsi ngira ngo murabona ko turi ahantu turi muri za quartier tugana aho Murundi atuye. Murabona ko Mutesi afite envelope afite agakapu karimo utuntu tugiye tunyuranye bigaragare ko dusuye umuntu mubabwire mute iyo bambonye ubundi bahita bibwiza bahita bamenya uwari we nta handi ugira uje ni kwa kanaka mubabwire nyine ni Murundi ngiye kureba dukoze turi ahantu muri quartier muri kuhabona ntituragire tujye ariko ni hafi yaho bwira abadukurikiye urugendo tuzindukiyemo n'uruhe tugiye kwandi baze gushuza abakunzi banjye gushuja yewe mw'abantu nifitiye ibyishimo njyewe kandi hatagira bibangamira hatagira ibo bibabaza kubera ibyishimo umuntu ahita atangira kuvugishwa nyine biremewe ariko nta kibazo yego ariko nyine akanya mfite ibyishimo ngiye kureba Murundi nyine murabizi ikiganiro nakoze ejo bundi musaba ko twahuza nkamushakira inzu tugakora ubushiti tugakora urukundo ruzima pana ibya twakoraga mbere by'ingo byo gupfubuza ibyo tukabihagarika tukaba umuntu umwe nyine tukabireka twese nyine bwo nari ngiye kureba Murundi wanjye rero ufite envelope harimo iki rero urajya mbivugira nako kera nawe ugiye ngo umeneshe amabanga nawe n'ubundi aho tugiye turabibona no si surprise ubu ntabwo nabakora surprise namwe twebwe ntabwo turi Murundi urumva urayikorera Murundi niwe utabizi twamenya amakuru n'ubundi twamenya amakuru tubwire muri envelope harimo iki umushyiriye iki cyane ko abashaka ikintu nari naho guhamagariye nagira ngo merekeze kwa Murundi ndumva numva nshaka gukorana abantu surprise nyine nabo bakabona twebwe ntabwo turi abantu ugiye gukora surprise namwe mukayibona twe turabizi twe surprise ni ya Murundi twe ntabwo turi Murundi ya Murundi namwe tugufasha kubitegura namwe mama mufite amatsiko oya tubwire tugufasha natwe hano haboro harimo mbivuge mw'abantu mwe harimo inyama n'ibikoresho byose nyine byo mu gikoni bivuze ngo ugiye gutekera Murundi ubu ikintu naguhamagariye tugiye gutaha inzu aho Murundi yimukiye ngira ngo murahabona ko atari hahandi yarimutse nyuma ya cyagihe byari byagoranye Murundi avuga ati banza ugira ikintu nkorera kinyereka ko ushaka ko dukundana kinyereka ko nkunze yego icyo kintu wahise umukorera wahise umwimura shana yise mbikora baba biteye nyine n'urukundo mukunda sibyo ko Murundi nawe akomeza ibintu ariko nyine ngenda mukunda pe Murundi abashaka ibikorwa ntago abashaka amagambo nanjye rero nkunda ibikorwa pe nanjye mpamvu mese nkora vuba bivuze ngo mu magambo make tugiye gusura Murundi tureba ahantu yimukiye tutahe n'inzu dukora ikirori sibyo turyizo nyama duteke dusangire ubundi
ubwo urukundo se turaba turi no gutsindagira urukundo mwararwemeranyije ntaragusubiza ntago mbizi ariko nyine ni ukumufasha kugira ngo kugira ngo abe afite ahantu ari hari sefu hari ahantu niba haramubangamiye ngomba kumuhindurira nyine. Ni byiza cyane, reka dukomeze dutambike noneho twegere imbere kwa Murundi, ni hano imbere kuri kiriya gipangu kiri imbere, tuhagere noneho kugira ngo wa mugani turebe aho hantu Mutesi rwose wakoze ibikorwa wavuye mu magambo akimura Murundi. Hanyuma muti ibi bintu bukora, urumva gukora ikintu ari uko umuntu yakigusabye ukavuga ngo reka mwemere gukora ibyo yansabye, ntabwo bigaragara nkaho urimo kugura urukundo, kuko umukunda we kagusaba n'ibyo ugomba gukora bikagaragara kuri kugura urukundo nyine urimo uramugura muri make. Je ntabwo mbyita nko kumugura, ntabwo mbyita nko kumugura. Ni iki se ko nyine urukundo nyine rubinkoresha kugira ngo bitewe n'ibintu twacanyemo, sibyo? Je numva ko bitewe n'ukuntu namwishimiye, numva ko twahindura ubuzima tukubaka urukundo ruzima, pana ibintu by'akazi ngo turahora mu kazi. Igipangu ni kino turinjira hano ariko mo imbere harimo abantu ntago bashatse ko twinjiza kamera ngo tuherekane, tugiye kuba dukatsinze tubanze twinjire turongera gusubiza kamera tugeze kwa Murundi nyine ku muryango we. Twageze mu gipangu rero twigira imbere ho kwa Murundi ni hano. Bahabonye seke aba yarahanyeretse ngemba amazi ni hano ni wowe kirongozi rega kuri uyu muryango nta muntu winjira adakomanze, ariko wowe wasanga ufite n'uburenganzira ushatse wakinjira. Ni wowe ntabwo ari wanjye nako karamaze komanga cyangwa abarimo hano murimo muragumye. Ikintu cya mbere ni amakuru, turabasuye rero. Nizera ko uyu munsi utagiye kutubwira ngo kose ko ubundeba gutya ubundeba uzamura oya buri gihe ntibyari ngombwa ubu buri gihe tugera iwawe ukimbona ngo byari ngombwa umunsi ijijishe woroshye ibintu worohamo uradaka ari buse base ako ushobora kunda envelope ni kosa kubaza ikintu uri oya nose tugende mu mekaribu nyine ntari abibona cyazo se umunsi byagenze gute we dutange kwinjira ko ari heza mu yewe we kuri kwa yo nagotetse byagenze bite sha yicarira ese ubu nanjye ndicara koko ushaka guhagarara wow hagarara nta je ntabwo nicara ego kuyivuna iyo ntebe tuzagura indi bitwaye iki murayivuniye kuyikonyoye biragenda biturase kugura izindi ko dusize waje ukatwitaho komuti abantu heza ni sawa muru ahantu ni sawa bwiza karigura sawa kabisa gapangu yamabati wayavuyemo ariko se namwe amabati mana hindi amatirika akara amabati je nabonaga ari sawa oya ariko ntabwo bitunguranye nyine nariko nagusobanurira ntabwo bitunguranye kubera ko n'ubundi hano niho naho uramba ahubwo ikibazo cyahabaye nicyo gihe nanandikiye Mutesi mwandikiye message kugira ngo wenda ndeko ari support yaba muri ibyo bintu mbona nta kintu asuje nyandiye sene je n'ubundi nabaha komba ni je nishimira kubansa neza cyo mbana neza ngo nta kintu naba mfite hako ntagire umuncisha mwijisho n'ubundi naha naba ariko biragorana kwezi kwa mbere kurahira kwinzu mbura yo kwishura no kundi bivanye n'ibibazo nari ndimo babirangira bagwatiriye ibintu byose biri mu nzu umve ngo nagiye kwa kuntu ujya gutembera kaza usanga hari ingufure naje usanga hari ingufure yindi irenga kuri sereri nibyo ndaramamagara ati wishiri ya ngufure ndakurega biragenda uko nuko nene mpitamo yabikoze wa munsi wanikiraga Mutesi kakujya sene yego ako nyene namusabye imbaga ibintu byanjye ari bayifatanye muri nonzu niyo nabanguriye kuva mbere mu minsi ishize ndavuga atekanye ari kwiyaranja hari boro ari mwansanze buriya ko kwiyaranja hari aho umuntu yamaye ati bawibereyeho narishuye ariko nagiye mu kazi Gisenyi ntago mari bawibereyemo
hano bitagenda kuba niyaranje mwari riyabati ariko nyene ubwo Imana yakoreye mu muntu Mutesi rebe mute barishura ideni ryari rihari subira mu nzu yanjye neza n'ibikoresho byanjye ndakikiza intebe zo murazizi cyaje tuvugana wavuze ko ugiye kubitekerezaho ukabikira wafasha watekereje gute kuba wahera ku kintu cy'inzu nuko numvaga ikintu yibandaho cyane ari amabati yego mitanyeke nanjye ikintu akeneye nyine numvaga ko ari inzu nyine aranansobanura nyine ambwira ko ibintu bye babigwatirije yabuze yo kwishyura nyine ngiye mitanishyura nyine byose birarangira hanyuma se muro hari ikintu Mutesi cya kindi yavuze twicara avuga ati haricyo nshaka kukubwira cy'urukundo hagati yanyu noneho ubu ngubu ko ikimenyetso cya mbere agikoze turifuza kumenya ese Murundi na Mutesi umubano uri hagati yabo ni ubuhe noneho yasuye yazanye inyama uteke tunarye ndabivuze wazanye inyama nawe uzankora uburyo naniriwe mu nzu ntabwo uteka njye inyama kuri bonani uzajya uhora zirya urumva uyu munsi umubano wawe na Mutesi yavuga ko ari umwe so nta mubano navuga ngo uhari ariko niba yaramfashije wenda nkasubira mu nzu yanjye nishimiye n'ibikoresho byanjye bikongera bikangarukira ari bagwatiriye ibyo byonyine nabimushimira nibyo bindi yarabimporopoje by'ukuri avuga ariko buriya ntago ari ako kanya umuntu ahita afata umwanzuro gusa mu buzima umuntu murakomeza mukabana buke buke buriya umuntu umwiyumvamo canke se wumva ko uwo muntu ari we wawe mumaranye igihe bitewe n'uburyo mubana mubanyemo ni gake pole nako mute nawe ahubwo se akagift nakozanye impano ziracyaza biracyaza ibi ni ibiki ni ibiki nose ntabwo bizi ni icyo kunywa igumana ngo nagabe ni ibiki ko ndeba rye muntu bayeho neza mu Rwanda ni icyo kunywa bayita gribo irimo cazanye gikahita cyonyine nitubesha abantu n'ibirimo fungura kanje mbere yabonye ndagaza uno munsi ndararane inkweto ndarara nambaye inkweto no muri izi ntebe nakoraga mu cyumba ariko ibyo nabirenze ni ibisanzwe ibyo ngibyo ukaba wica imbaragazi naba nsenda ufite akarahure se basi nako kaburamo hariya sorry gato sha wajya siga ubujya ari karangana n'ifuso ese ubundi ninde uzanye undi ngaha urumva rwose ko ntakobeshye nge yarambwiye ati ndifuza kugira ngo nsure mu rundi ariko nyine mfite ikintu njyaye ntabwo najya kumusura mu rundi nta kintu mushyiriye yaravuga ati ndashaka ko tujyana ngahaha nkagura inyama nkagura ibyo kurya nyine ku byo turi busangire ubundi aba nibo bashitse mba nkeneye tukishima tukanywa akagura n'icyo kunywa ati tugasura mu rundi dutaha n'inzu ati naramwemuye yaremotse sha gusa yageze neza mane ko ari ahantu n'ubundi nari ncumbitse ari nka defense nari ndiho ariko kwipfundura nigenda bizi shambo wabiyeberwa koko bibaho ntabwo wabiyeberwa mpande bakubita munsi bya nibyo twuma twasenyeze ibyo ni iby'abazungu birahenze ni ibisanzwe ariko ni gutyo babikora mbere ntabwo wabiyeberwa kuyifungura oya biragaragara none se ibintu bigaragarira amaso ubona ko ariho sentire umuntu agomba kubanza akayambura sentire ubundi agahita akuraho uruzogi bino bintu naba atari byiza biraryoshye ni byiza gusa ni byiza cyane ubona ko noneho Mutesi turi mu kwa buki turi gusera kuri iki ubu turabyita bure ko uyu munsi tuwushakira izina turi mu kwa sukara ubu twaje gutaha ikintu bisaba gutera seke mwese muratera gukomana bantu utere wowe ataza ko mu burozi agaswekere kagira iki icyo kintu uvuze ni igiki garagaje bihangane nyine usiri mukabiranze kana Mutesi irikira ko batazanyica ariko ikindi babangu nambobo so naduhereze na cameraman so ikindi babangu nambobo y'insirimi bawo cameraman ameze nabi buri tera seke manguriki mansuki n'abafana kano kaboro kararyoshye we mu nyangere manena n'abafana n'abatereseke
kararyoshye wallahi. ikibazo wakekera kuri guhaguruka byanga kandi n'umuntu uryoshye wicaye. oya Mutesi araje gutaha biraza kugorana. Reka oya hereza abafana nawe umwe. oya havijya uragira ngo muri cyo kuvuga kandi amagambo aboneye. byarangira Ke uranywa iki wowe? ikoranye guhereje mukikorana ikiganiro. Uranywa iki? Njyewe ngereka tuwe dusoze turakagura ku muhanda. Ubize se gutara ko nta kintu kirimo. Muri firigo Mu gafirigo. mu diaspora ra muri ufite firigo ngiri akari muri firigo niko ndi bufate. asaga y'amazi jerekani nayiteretsemo. kwanze bandutere nako ngako kamaremo ndutangire nijye ushaka mburi cyo kugusubiza se ko nta n'umura buri cyo kuvuga. Keza nabashaka ko twica pe. Ashaka ko dusigare turi imiramba. amasafuriya arogeje Ahubwo se teke Amasafuriya ni ubundi jye nita ku kintu cy'isuku zo itando urebe nyitunga ari safuriya imwe ariko igahora yogeje. byose ariko buriya niba byo base najyana ngiye mufashe hano. iki Ibintu byo guteka. Sinda naborewe. Hari amasafuriya Undi no kuborega amasafuriya arogeje. Hari ibintu byo kurya bazanye. tugiye guteka nyine turya. urumva hari ibyo Nazanye akanyama. hano hari inyama kanova ngiye gukora mariage y'inyama. yego komana hano hagiye kuba ibintu bigiye binyuranye. Ibintu ako warobizi. ngende urumva nge nari mbize Kaka kantu nyeka kavanya muri Kenya. agake Nitwo yaca azanye. zino sinani zihari Hano. zino zihari zino Kugenge bwo kukagura ngo akanza nibwo yagukuye. Ni wamuha ibitekerezo. bikamubwiza ukuri ngo dukurikiye ngo Mutesi aragukunda ahubwo nawe kubera kumunaniza. Kano kaboro ujye ngakunda se. Ubwo nundi muntu uzashaka kuma gift azame gift y'aka kantu. Ndagakunda bya danje. Ese bimenye gute? Sulaiman ibiki kwikunda Kumunda kano kagiri board. oya urumva yangishije inama arambwira ngo buri cyese yabyera rero ntabwo abantu bose bakunda byera. Gana musoro pa kunywa rufuru tuzaninda kandi turabasora. kandi rufuro ni ibibazo kandi ntarwo yashirura umuntu cyese yabyera mwari kumwe muri bangaye ntabwo ari gushira. Rero aravuga ati kanje gushaka karikeri kameze neza amushyire Mutesi aragukunda ahubwo nuko nyine wenda yabitarakuza. Ubu ngura wangira inama zo kunana nawe wenda navyumve ari ku ruhande karateka. Urumva Arankunda nese jewe nama iki nankundira urakizi nuko ndamushimisha ku byo yifuza kamushimishamo. Urumva ibyo wabigira urukundo wabigira umubano. Uzi impamvu se ngiye rambwiye ati njyewe ndifuza kugira ngo murundi bya bindi byo gukora nk'akazi no kuri ngiye tujya tugana rimwe na rimwe arabinganirije n'indi by'akazi tubireke sibyo ahubwo ngiye murundi nsigaye numva mukunda nyine mukunda kugira ngo dukundane mwiharire. Ubu se umuntu yajya kugura ibintu umuntu akajya gufata intuze amafaranga akagura wenda ntabwo bihenze ibi ngibi ariko byo nyine no gufata umwanzuro wo kujya kubihaha uba watekereje ku muntu. Ariko noneho yamenye ubwenge yabera. Noneho urabona ko yagize yakoze ibintu bizima. Ejo bundi waramubwiraga ati shaka ibikorwa sinshaka amagambo. Nawe rero yarabibonye ko nyine ushaka ibikorwa. Ntago nakubwira ngo umwemerere mukundane ko n'umwanzuro wawe ariko nyine kandi mama nabitava wenda tujye duhuzwa na biriya bintu bende asabye abagore n'umugabo. We banza nyine ubyigeho nabishyizeho ubu nagarutse. Ese mu gutekereza wumvaga ntari Oya ngenzanye n'abashitsi. byari byanagoranye wa mungane. Nerewe njyamye byari byanagoranye. Noneho Sana byanagoranye ndagaye. kubera iki se? Gazo ntusanze mu kirere. Hari ukuntu mu cyaro umuntu abesha abana kwa kuntu nta kintu afite mu nzu agahita afate nk'imbabura agaterekaho amazi ese ku mashiga agaterekaho amazi agashuha umwana akaba ari tayari ategereje ngo bagiye gushaka muri byo guteka amazi akigwa guhera mu gitondo gushika nimugoroba. Nanjye nizo systeme nyankora zo kugira ngo niyihe icyizere nkaba natereka amazi ku kagaze nta n'umujeri mfise hariya mciye nuboneka nkaza kuwusukamo. Kimane dufashe nyine bikonde. Azanye ikiro kimwe kiro Ako naribi. havuye bike ni wavana byinshi twe twishimira ibyo twabonye byose uko bingana. Wakoze cyane. Guhaye ingufi nta kwemye ndende n'ibindi bizaza ibyiza biri imbere. Guhaye ingufi nta kwemye ndende bundi umuntu ashatse kuvuga iki nyine uguhaye bike Bize nanjye ntabwo twavuze mu bintu twavuze muri iyo ngiyo.
ngo guhaye ingufi nakwemye ndende umuntu yashatse kuvuga gutya ameganye nicyo nyine nasi yo ndende wayifite akaguha ingufi azimiza shake icyo ngicyo ni ukuri hanyuma wenda mu guteka ni mu kanya kano kana ariko gasa neza kano kantu gasa neza tora karahure wiyongeze wigira amerwe ese wajya ngo hari umuntu uri kubikira kandi ari yawe natangira kuririmba kandi atari impano yanjye wahita kuririmbira motesi kibi no kwaririmbira undi udakeneye kubyumva muti urumva mestre rero kuburi kumwe na Murundi kuba wamuzaniye utuntu kuba muri gusangira gusa uzi ikintu cya mbere nyine nishimiye ejo nibwo yamamagaye mu gitondo arambwira ati ese wampaye nimero turiya muntu nyiririya nzu yakugwatira ibintu byawe mu nzu nibaza nese urayishaka iki wowe mushaka ndagusabira imbabazi basinga ko wari ngo uzayamuhe kinigi bya bintu byo gukomeza ko umutwe mita ndamuha nimero nzigagiye kumusaba imbabazi numva nyiri byo ndaramamagaye ngo message nayibonye y'amafaranga ngo nifuzaga ko umpa wari umfitiye gushaka waza ugafata agafunguzo kiriya gufuri iriho ugasubira mu nzu yawe nararengeje nenze ko byose yabikubwa Imana ishimwe warengeje iki amafaranga yari amurimo nyine yarengeje no kundi kwezi nenda muri gudeni ry'amezi 2 yarengeje no kwa gatatu umeze neza rero sisi umeze neza ndashima Imana iyo hataje utubazo nk'utu ngutu ugenda ameze neza erega uba ugomba guca mu byiza no mu bibi byose uba ugomba kubinyuramo Imana se wenda wasanga noherejwe n'Imana uri ntumwa ndiyo ntumwa y'Imana uri Muhammad mu bantu bizi cyara hari abantu babaho wenda ukagira akabazo nyine akakagukemurira nacyo tuganira amaganya wari ufite ngo ngo use nk'ahantu ngo inzu mu kwezi kwarashize ngo si witaba none wamushinze abanzi be bihagakukizaho ibyiza kandi icyo kibi ujye ukishimira nacyo kizakugeza ku cyiza ikibazo wasanga ari bya bindi bitwa ngo amavamuhira murabyumva icyo ni ikirundi ariko ntabwo mwacyumva umuvumbuko w'inkoko n'uyubuza kujya mu nzu umuzinduko umuzinduko w'inkoko n'uyubuza kujya mu nzu ntabwo ndi umusuzi mwinuka ego ko umusuzi bino za amatotora bake oya ariko hari icyo bitwa ngo amarisha mugeni icyo bitwa ngo amarisha mugeni wasanga tuno tuntu kugira ngo wenda kumva izo gahunda ziwe ariko haracyari igihe haracyari no kuba nicanye nawe ego ko atari kunshibanuza ni amahirwe ese ubundi mutesi amatsiko ikintu nigeze muhaza kuva twamenyana usibye kumubona ngana uko nguko ubundi ufite imyaka ingahe ushaka kumenya imyaka yanjye ade wasaga nta myaka ndusha ariko waramusajishije umugize ufite 13 umukecuru bitewe n'umuntu yabanye nawe bashakanye ari mu ereka soka reba imyaka bura ni imibare soka yigendereho ikibazo confidence twigiraga ni imibare ibyo ni ibibazo by'ubuzima ni ibibazo by'ubuzima bibona byanze wabana n'umuntu w'imyaka 100 umuntu akwaza baza wumve umuntu akwaza nguriya umuntu akurusha imyaka inga ngo yaga imyaka ni imibare kubera iki ni confidence twigira ku kibazo cy'ubuzima no kwirema agatima kwihagararaho sorry basi ugomba nihagazaho nyine narabyumva wanye n'umuntu w'imyaka 100 ufite imyaka 25 bakwaza suye umuntu akurusha imyaka ingahe ngo ibyo bibazaho wibyibazaho ngo ni imibare imyaka ni imibare nawe andusha imyaka ariko murusha mu mutwe ni ibibazo rero by'ubuzima tuba turimo izo ni confidence twegereye imyaka ko ari imyaka bakwarikira ntabwo imyaka ari imibare imyaka niyo dufite ariko muri ntabwo yagusubije ubajije ikibazo none byabaye imyaka oya nanya subiza amabuja le diaspora arayefese uramona mwabanje afite imyaka ingahe 52 nayafise uriya ni mukore ku mutesi ngengereranyije uko mureba se ntabwo nabana n'umusaza akamfata akanyirerera ndi gatoya bitewe na 10 n'ingahe nanjye urashaka kunyerera akanyirerera ariko akwiriye kumusinya ariko nawe mutubwire nge na murundi umuntu rutumye ngiye kuvuga da wako ndikwibere ariko we mutesi nagarengeje niba afite imyaka myinshi cyane 32 niba ari myinshi ubuse niba agiye kundusha 8 wowe ufite ingahe bafite 10 n'ingahe 20 nire fata 3 nibiri kure nk'umunani uvisiga asigara ingahe asigara ingahe twanabigora buriya wowe
nta n'itanu ndusha se nta n'itanu ndusha niba ufite 32 muranduta mwana uri munsi y'imyaka 28 murundi aranduta shana na munane fisi murundi aranduta mugani imyaka nini baratuye ariko mutesi uretse ubunini kabyibushye sundi ikibazo cya mutesi ni ubwo bwenge bwo kujya confirm mu myaka senga no ubwo bwenge wabo udafite imyaka 30 na Kigali rakwigisha ako se Kigali nagira kwigisha Nizere Bascal na company wamukuyeho ngiye kujya njyaho company wowe ibyo bire uko maze umwaka nakazi mfise nigwa mu nzu wowe tware neza igishoro kirahari oya nago nje ngo nkwishyure igishoro nigiye wowe tware neza undi warasenze buri kitu nige busy ubundi wa mugari yarasenza buri nige business oya ntabwo uri business umva bizaterwa nawe ubundi warasenze buri kibundi ibintu byose ni se kaka kanyamaso ni kari bugire watetse ari shake naribika mbe mbaritse ngiye mbe ngiye guteka bikurikirane natwe tugiye gusoza mwagera se mutari umva we turagenda tubiriye turabatera peti kugira ngo bitabananira turabatera peti kugira ngo bitabananira ubwenge mutesi yabukuye hera kano kanyobwa ubundi kahise kankoma mutesi bariseriye nuko nyine uba wamwishe kamujijisha ariko nyine simba mbona ntari birya nasemana niba afite byo yirukira ega ndi muzima afite ibyo yirukira ariko se ko hari uwabikwirukiraho kandi nta nicyo aguha ubwo nge nta mu mwanya gute nzi ko nakinamo kandi wanyirukaho umwanya nawubona kiye ko ngwana n'ubuzima bwanjye ngomba kumenya ngo ndaburara ndambara gute ndajya gute umwana wanjye ega mfite umwana ajya ari Burundi kandi agomba kumenya ngo arajya gute arivuza gute nagwara imeze bite kuko mama arashaje ntago yapampara no kutunga umwana wanjye apampara no kumwishyura buri kimwe cyose mu gihe yahuye n'ikibazo ngiye ngomba gukoresha ubwenge rero ngo no mutesi nzi yuko ari kunshaka nta kintu numukuraho ni insazi birumvikana ndikumva twagana Tesi yagiye mu gikoni turindire wa mugani adutekereye ariko ndi gushaka ko bino bijyo tubigaragaza ko kamera ko turajya mutesi batabigira ibanga ari no guteka ahubwo sawa reka dusoreze hano turagaruka mu kanya mutesi